Muraho bene data, amazina yanje nitwa Kajabika Andrea, ndi umukristo wo muri ADEPR, mu itorero rya Nyarugenge, ni naho ku cicaro ca Paroisse. Hanyuma rero ni hano mu Rwanda, muri Kigali, mu mujyi wa Kigali, tugiye kuganira amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana twagiye tuganira ubushize, ndashaka kuyasoza uyu munsi. Uyu munsi ngiye kugera ku gice ca nyuma. Nababwiye yuko twaganiriye ibice bibanza bitatu, ubu tugeze ku gice ca kane, ariko iki gice ca kane ntabwo cagerageje Yosefu, ahubwo cari igisubizo kiramze c'ubuzima bwe bwose. Navuga ngo n'ubu Yosefu aracari muri ico gisubizo c'ico gice ca kane. Hanyuma tugiye gusoma amagambo yanditse hano mu Itangiriro n'ibice 50, umurongo wa 24, 50, umurongo wa 24 haragira hati: Yosefu abwira bene se ati, ngiye gupfa, ariko Imana ntizabura kubagenderera ikabakura muri iki gihugu, ikabajyana mu gihugu yarahiye Abrahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha. Yosefu arahiza abana ba Israeli ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajana amagufwa yanje muyakure ino. Nuko Yosefu arapfa, aramye imyaka 110, baramwosa bamushira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo. Amen. Usoma andi magambo dusanga hano mu Baheburayo ibice 11. Abaheburayo ibice 11, twumve ukuntu havuga. Igice ca 11 umurongo waho tuvuge ku murongo waho wa 7. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, imaze kumuburira ivyo yaragiye, amaze kuburirwa nayo ibyo bitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yicishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Harandi magambo nashakaga yuko twasoma ku kwizera k'uyu mugabo witwa Yosefu. Yosefu kubwo kwizera kwiwe byatumye avuga amagambo akomeye cyane. Eka twongere kandi dusome ku murongo wa 8. Kwizera niko kwatumye Abrahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, kuko nuko agenda nk'utaziyaja. Kwizera niko kwatumye aba umusuke muri ico gihugu, akaba nk'umusuke muri ico, akabana na Isaka na Yakobo, abaraganwa ibyo byasezeranije. Kwizera nkuko yategerezaga umudugudu yubatswe ku mfatiro w'Imana yubatse ikawurema. Amen. Aya magambo nsomye na magambo shaka kuganiraho bukeya kugira ngo twumve icyo Imana ivuga kuri uyu mugabo. Yosefu ararama, yamaze imyaka 110, ariko agiye gupfa, ahamagaza bene se, abasubiramwo amagambo yose ukuntu babanye. None ati ngiye gupfa, araraga, ariko arababwira ngo ubwo papa yapfuye, nanjye ubu nkaba ngeze igihe cyo gupfa, ngiye kubarahiza. Hari igihugu twavuyemo cyitwa Kanani, ariko sinshaka yuko nzatura ahangaha, nzakomeza kuba ahangaha, nkaba muri iki gihugu. Nubwo nzaba narapfuye, muzafate isanduku
mushiremo umubiri wanjye, hanyuma umunsi Imana izabagenderera muzamvane muri iki gihugu. Bibiliya iratubwira ngo arabarahiza, barabyemera, baravuga ngo tuzajyana umurambo wawe, tuzajyana amagufwa yawe, uko bizaba bimeze kose tuzabijyana tubigeze muri Kanani. Ngiye kuvuga ibintu bitatu cyangwa uduce dutatu tugize iki gice cy'ubuzima nyuma ya Yosefu. Igice cya mbere, agace ka mbere navuga ngo yasize avuze ijambo. Iri jambo Abisirayeli bararitinye cyane kandi bararyubashe. Yarababwiye ngo ntimuzabure kumvana muri iki gihugu. Paulo yandikira Abafilipi ibice 3:20 yaravuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, uzaza guhindura iyi mibiri yacu yo gucishwa bugufi akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, ngo kuko afite imbaraga zibasha kwigandurira byose. Ni ukuvuga ngo dutuye mu isi ariko iwacu ni mu ijuru. Dutuye hano i Kigali ariko iwacu ni mu ijuru. Yosefu yibutse Kanani yabo, yibutse ubutaka bw'iwabo, yibutse parsezi wabo, nubwo bari mu gihugu bari barororotse, ariko yaravuze ngo ntaco bintwaye, ariko ngomba kuzataha. Nubwo ngiye gupfa, nkaba ngiye kugwa muri iki gihugu, ariko ndasaba kugira ngo uyu murambo wanjye muzawujyane, muzawugeze hehe? Muri kiriya gihugu. Ikintu cya kabiri ngo bosheje cyangwa se agace ka kabiri nukosa no kubika umurambo mu Egiputa. Mu by'ukuri hariho imva z'abera zikiri muri iyi si. Iyi mirambo barayosheje. Wibuke nawe abuzi, njyewe ndabazi benshi twashinguye muri iyi si, kandi n'ibituro byabo biracahari na bugingo n'ubu. Ariko bari bategereje, Abisirayeli bari bategereje yuko umunsi Imana izabagenderera bazafata ya sanduku. Bari bosheje umubiri wa Yosefu ngo bawushira mu isanduku, bayibika mu Egiputa. Kandi ngo ico gihe baraho mu Egiputa bwaracaga bakabona gusa n'umurambo uri aho ngaho, bakabona n'isanduku iri aho ngaho, ariko umunsi Imana yabagendereye bahagurukanye ya sanduku. Bari bafite n'imitwaro myinshi, ariko ntibibagirwa iri jambo Yosefu yababwiye. Agace ka gatatu biravuga ngo guhererekanya isanduku ya Yosefu kugeza bayambukije Yorodani, kugeza bayishinguye mu gihugu cy'i Kanani. Iyi sanduku ivuga iki? Yaberekaga ibyiringiro, yaberekaga yuko bafite igihugu cyabo. Hari umurinzi wa 45 mu ndirimbo z'agakiza aravuga ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Yumvaga akwiye guhambwa, Yosefu yarakwiye guhambwa mu gihugu cy'i Kanani, kuko nico gihugu cyabo. Dufite igihugu bene data dukwiye kuzajyamo, kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi dukwiye kugitekereza. Dukwiye gutekereza yuko tuzava kuri iyi si. Hari umurinzi wavuze aravuga ngo tuzimuka mu isi tugera iwacu aheza twubakiwe n'umukiza. Bahererekanije iyi sanduku, yararuhaga agaha mugenzi wiwe. Abantu bapfa benshi baguye mu butayu, ariko iyi sanduku nubwo yarimo amagufwa y'umukiranutsi witwa Yosefu, ntabwo bayirekeye mu butayu. Reka mbabwire, ntabwo tuzaguma mu mva zo muri iyi si. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo izi mva hari igihe ubutaka buzatujugunya, abatubanjirije buzabajugunya bave mu isi baje mu gihugu cyo mu ijuru. Bibiliya yatubwiye iki? Yosefu ngo arapfa, baramuhamba. Bene data, ubuzima bwacu ni bugufi cyane. Hari umurinzi wavuze aravuga ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, ngo twabugereranya n'ubwato mu mazi. Akanya gato bukibira,
kandi n'ubu ndimo mvuga hari inkuru y'umuvandimwe wari umaze kwitaba Imana, ariko reka nkubwire yuko abo bose bagiye, abo bose bapfiriye muri iyi si, abo bose tuzababona bwami bwo mu ijuru. Ijambo ngira ngo sorezeho mwene data ni ijambo rivuga iki? Haleluya, ihangane. Hariho umuririmbyi wabivuze neza, aravuga ngo tuzaba mu isi yagizwe nsha, tuzahaba dusugiye, kudapfa kwakuyeho gupfa tutakibabara. Ndirimbo ya 272 muzo gushimisha. Ibyahishuwe, reka nsoma ya magambo ndangiza, hanyuma tubone gusenga dusoza bene data. Ibyahishuwe Yohana ibice ni 21 umurongo waho wa 3. Umurongo waho wa 3 uravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti, andika ko ayo magambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi iti, birarangiye nije Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Aya magambo azanezeza. Imana izabana n'abantu bayo, izabana natwe. Haleluya. Reka ndangirize aha mu Batesalonike, igitabo Paulo yandikiye Abatesalonike cyangwa se urwandiko yabandikiye rwa mbere, igice ni ca 4 umurongo waho n'uwa 17. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Aya magambo niyo sorejeho, na magambo avuga kuzabana n'umwami iteka ryose. Mwene data, urugendo rw'ubukristo ruragoye, ariko reka nkubwire yuko muri uru rugendo turusoza tuzabana n'Imana. Ndakwifuriza ko tuzahurirayo. Muri ibyo yaravuze, aravuga ngo se mbese tuzahurirayo kuri wa mugezi mwiza uca mu ijuru hagati uva ibwami ku Mana yacu. Aravuga ngo koko tuzahurirayo. Reka nkwifurize yuko tuzahura mu bwami bwo mu ijuru. Imana ikurinde, tuzabaneyo nawe. Yosefu amagufwa ye bayambukije Yorodani, natwe umunsi umwe tuzambuka uruzi arirwo rupfu tugere ku Mana. Reka mbashimire ikiganiro cyose twakoranye. Imana ibaha umugisha, kandi reka nsenge nsoza kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Mana, ndagushimiye kubw'aya magambo yose twaganiriye ibice bitandukanye, ariko cyo twifuza ni ukuzabana nawe, ni ukuzasoza neza tukiri abakiranutsi, tugifite mwami Yesu Kristo gukunda no gushaka no kuba abantu b'Imana. Ngo kwizera ngo niko kwatumye bariya bose ba Nowa, bariya bose ba Abrahamu, ngo banga iyi si bose bapfa bacizera, n'abariya ba Yosefu bategeka iby'amagufwa yabo. Twongereye kwizera kuzageza umunsi tuzakubona. Amahoro yawe, ubuntu bwawe bubane n'umuntu wese wumva aya magambo, kandi bimugwe neza mu buzima bwiwe bwose. Urakoze yuko uri Imana ihindura ubuzima bwacu kugira ngo tugende uko bikwiriye kandi tukunezeze muri byose. Urakoze, fasha iyi studio abayigize mwami, n'ibyo bakora byose ubiha umugisha, mu izina rya Yesu mwami n'umukiza wacu nzambaje. Amen.